Ndi papa Sava. Ntabwo bya kuki ariko sinzi abantu ukuntu batekereza kabisa. Never kabisa. Kuki cyane mwese niba umuntu afasha amafaranga yarakuye. Umuntu afasha amafaranga yarakuye kabisa. Abantu barangiye nk'ikigori gikiraho. Kandi umuntu yavuga ati njyewe reka ngire muhari cyundi muntu ugasanga ikintu kibaye ikibazo cy'ibintu bibi bibazo ku bantu bane sanga umugabo niwe kibazo kabisa. Subundi abandura ibindi bimuhamuriye yemwe bantu bamukwiye kwandura ibindi bimuhamuriye. Patro bimeze bite ko andura ibyo bintu mbesire cyagenze bite patro? None se ibi ni ibiti iyo ni umuteguro hano nzakagukubita mu mutwe nkume niyo mpanga wowe fata sibyo ufata nyine. Ego mara Patro ko mbona waramutse nabyo yagenze bite? Icaraho ngaho mubaze hato. Icaraho mubaze. Amahoro. Amahoro areza. Ucura amahoro ngo yame basi acuza arahangangiye nyabone. Wowe ucura amahoro. Papa ucura amahoro. Amahoro atangwa n'Imana bose. Uhagarariye nde? Imana cyangwa Gabriel? Ndi umwana wayo. Ako hato. Mubaze hato. Ndabyunda kumva. Ntago wubatse ntiwabyaye se? Ndabyemera. Nje se ntago nubatse ntago nabyaye. Ikibazo se ni iki agatonga? Hato kubera icyo umuntu urumva? Sinuye hano. Yego ndabyemera. Ni gute kuki mva hano nkarenga umurenge wa mbere wa kabiri nkajya mu kandi karere nkakarenga nkafata ka gatatu nkajya mu yindi nkayirenga nkafata indi ntara ariko bikarangira nsuzuguye kabisa. Ndetse ugusuzugura bikarangira nsuzuguye. Sibyo ko niyo umuntu yagusuzugura ntabwo waremereza umutima wawe gutyo kuko ni wowe uri kwibaza. Ndi kuremereza umutima wa kasaza we ku ruhara rubi. No kuvuga ngo uravuze ngo ngiye nta kibazo mfite ndi kuremereza umutima. Nta kibazo mfite ngewe. Ese niba umuntu akuze ko atari ngiye gututse yego baba rero. Waje hano umeze ute wo? Uza kwaka akazi hano wari umeze ute? Ntabwo wari umeze nk'iyene yamize ishashi wowe. Ndabyemera boss ariko ukunde wishima. Ngewe uranshimisha se undusha ibyishimo ngewe. Ndakubaza uza hano wari umeze ute? Ntabwo nkwakirana kuyene nzaguhemba urye udodoke wongere usubireho. Ubwo wazanye yo sigida uri umusiramu wowe ujye usara. Nabyo ndabyemera ariko ukunde wishima. Kwato. Ngiye nari nzi ko ari umugabo urwara bwacya ashaje kwe. Reka mbyemere se ariko ukunde wishima. Ndakuzanye. Nkwaye ahantu tura. Ngwaye ikibanzo gituyemo. Siko byagenze. Karakagure ka ukazana ntabwo kasaga nk'akarwaye imyate cyangwa imvunja. Ntabyanze se ariko nkundira wishima. Imitwe hano yaryaga nde? Siwe n'abana bawe n'umugore wawe. Ariko nakundi byagenda. Nakundi byagenda. Ni nk'ibyo nakubwiraga. Umusa. Gushaka ni nko gusiza ikibanza mu rutare. Ugakuramo laterite ugakuramo amabuye. Ugacyo ukazana umugore. Nzanye umugore byihuse. Ukubakamo inzu.
ukabumbisha amatafari, ukubaka fondasiyo, ukagura isima, ukagura umucanga, ukubaka, wazamura ugatera igishahuro, ukazana enduwi ya mbere ukanduza inzu, ukazana iya kabiri, ukazana irangi, ugashyiraho iry'amavuta, ugashyiraho iki arya. Ibi bituma inzu ikomera n'ibiki? Ibi bituma inzu ikomera, ugashyiraho inkingi nyine, hakazaho inkingi. Ntabwo arizo mvuze, inkingi zo bazishyira ku irangi. Ubwo ni karabasasu uri gushaka kuvuga? Ariko uyifite ku mutima wawe, ufite karabasasu ku mutima. Ariko se byagenze bite ko mbona ugasakarisha, ukajyana ukagura amatara, ukavuga utereka nshyiremo ay'igiciro, ukazana irangi ry'amazi. Umwanda ntuvaho se? Ndabona rwose umuntu yakoza bikavaho. Ese umugore yagututse? Ako sha byarangira, inzu ikajya ivuga iti windara mujya kurara hanze. Warangiza ukajya kumbwira ngo harya ngo ngize ne, uri kubimbwira ngo nishime. Mbadodoye bwaki, utangiye kumera neza urayaga. None urambwiye ngo byose uri kubyemera ngo wishime. Uri kubyemera ngo wishime. None se boss, uragira ngo mbigenze gute? Nese kurakara no muti w'ikibazo. Ese ubwo niba yawe, ese ubwo yagututse byibura ngo urimbwa y'umurizo mubira, ko ari cyo gitutsi numva hari cyababaza umuntu. Umurizo sura wumbonanye ntabwo ngugeza utaye kera. Umbonanye umurizo wowe. Umbonanye umurizo. Navugaga umwe w'imbere boss. Ariko akano. Niko akano kubwanwa bubi bumeze nk'ubushoko. Uziko nabupfuze pesi ngewe. Njangira umurizo w'imbere wanya nayimbwa kunteje. Umurizo w'imbere harya niko mvuze. Ya. Aho ndacagagurijwe. Kabakirwa karya amabyariro yene hano ukajya no kumenyera ngewe. Njye mfite umurizo imbere. Ngo na kari kanyereye. Wamuhambirwa. N'ubutwi bumeze nk'ubwi imbe birimo kwibi birungi. Njye mfite umurizo. Umugore ko yagututsira. Yagututse se ngo kigeho. Waye kagiye kumuvovoza. Jamana data. Intumbi ngira hano muri uru rugo sinzi zarizo kabisa. Mbese ariko se boss koko ugomba kwihangana nyine. Se umugore ko ari ko wamwishakiye yagututse wagira ngo atuke hatungize. Ako mwana intumbi zose zirimo muri uru rugo ngiye kuzikorera plan mwese ndabirukana. Mwe mubizi mwese ndabirukana. Ako twaba tuzizuza. Twaba tuzizuza ubusa n'impamo y'Imana. Nese wowe ikibazo cyawe wabaze ibyo urya? Ntabyo nigeze mbura kandi ngufite. Ntabwo urya amajeri hano ibi yakeneye. Ntiwotse ikigori njya nkubaza ngo akiguze iki? Uba wagikuye mu murima wawe. Imitwe yose si wowe uyimara n'abana bawe n'amaso simwe muyajoboramo mukayemera rwose. Njya mbikwishyuza n'imifupa rwose nayo. Njya mbikwishyuza. Ntabyo nyishyuza. Speciale ibihaha amabyariro byose si ni wotsa kurusha tukarya. Aha ndabyemera wo kagira Imana bari kukunde wishime ukarama. Munde ndishime uraza kuwashimisha mu byanjye. Uri kumbyinirira se? Niko wakiyone. Urambyinirira. Ariko se ndi icyenda zira mu masava ko yagutwaguye. Bambabariye boss. Ese ubundi kutara usubwa guteye uruye. Cyaka gucira mu maso. Hajya kwiyahura. Ubabaye. Maze rero jewe Manodi njya mbona ariwe mushobokana kenshi, hari n'igihe nkubwira nti ntunyumve. Nzibwire Manodi ahari we ndabona ariwe mushobokana. Manu. Nomba shobukamwa. Ya sisi. Nasema ngo buguru. Agira ngo kagwaye n'ubwanga hariya. We makachi nyangana gata mshenzo wa numba wana muhinga makachi mezo.
ariko wantumbe wowe iyi nzu muba murimo kuvugamo gutyo ni iyanyu. wumvise wantumbi wari urimo gukora iki? mabuja yari yambwiye ngo ushake ibyo by'umugoroba ngo bimare iki se? ngo nicyo turi buze kurara. muranundwa mukangatwa ngo bimare iki? nimurye sha, nimurye kabisa, nimwagurinda nimurye. boss nawe mano ujya kuza hano ntabwo waje hano umbwira uti ngiye nize ekonomi, ntabwo ari byo wambwiye. ariko ndakagerageza. uzi gukora fagitire ukayikora neza ku buryo wasobanura ibintu wakoze. yari ibyishimo nyine. ntabwo nakwakiriye ukaza hano, sinakwemerera aho urara, hari ubwo makwishyuza. wakanowe ntabwo wabyaye iwanjye abana babiri mu cyaro ubitaho. ntabwo waje hano nkagukingira ikibaba. ariko ndagerageza. ntabwo nakigukingiye. yego. ntuhora ushaka gushaka umugore bigapfa. subizanya gupfana agahinda. ntushaka kugenda bipfa. hari ubwo njya nkwirukana wabwangatiwe se. ntabwo we na mama Sava mwigeze gupanga kugurisha iyi nzu. ntibashutse ukambabarira. ndakubaje subiza, ntabwo ndi kuganira nawe. sinakuretse, ntabwo wagumyemo hano, ntabwo uzanamo inda hariya muri kariya kumba kawe. sinagufashe, sinigeze ngufata. wagiye wemera. ntabwo nagufashe. Mane gutereta ntabwo bivuna se. byadanje. n'ibyana by'ubu bose waraye. ubwo se watereta nta kintu ufite. koko nabizi se sasa cyagiye birayemo. ingegera ziri ahangaha urazitunga zikarya zikanungwa wagira ngo ni imashini zikera ibintu z'ibiti, mwarangiza umuntu tubyihorera. sasa yabizanye se bose kazana amagara. sasa umuzanye hano gute? hari umukubwiye se boss turakegeta ntabwo tuba twakoze. naho ngaho ako kantu washyizemo ni kabi. ako kantu washyizemo ni kabi. bakavuga akantu ko gutereta ko bivunangira ngo nyine yabizanye. hari umunsi nari narara n'abahembye njyewe. hari igihe cyo guhembwa kigera simbahembe. ako boss njyewe ngiye mfite n'ikibazo. iki? uvuze ibyo bintu uhita unanyibutsa. ubundi kuki iyo igihe ukwezi kugiye kugera, kuki hano hatangira gututumba umwuka mubi, ukirakaza. uravuze ngo iyi nzu yanjye iyo ukwezi kwenda kurangira inuka nka wese. ntabwo ari umwuka mubi wantumbi we. ntabwo ari mwe mukora amasuku. aya si amafaranga, ntabwo ari amafaranga yangaye. si mwe mukora amasuku hano. aya sandi niko wabwahuro. aya ntabwo ari amafaranga. toragura ushyize hano muyatondetse neza. siko nababwira mukatondeka kandi mupfukamye. pfukama mutondeka amafaranga neza uko akwiye kuba meza. pfukama muyatondeke bitanu. ntabwo mubwiye kwicara ku meza. pfukama mutondeke amafaranga. yego none urahita mama yanjye ukwezi. ndavuze ngo muyatondeke neza, mumbwire umubare wanyu. harimo n'ayandi. gusa si urahita mumbwire. ndakubwiye ngo mutondeke amafaranga neza, mumbwire umubare wanyu. ukwezi kujya kugera kukagera hano ngo hatutumba umwuka mubi. umwuka mubi uratutumba se ni umugina. ni umugina w'imegere wenda gupfara. ntabwo ari mwe mukoramo amasuku aho. niko manu ninde ukora isuku mo hano? ninde? uyu munsi ariko uyu munsi nari narakora. bivuze ngo mo hano ntabwo muba mwahakoze isuku. ko n'ubundi musanzwe munyibase kuki muba mutarebyemo ngo mukore mu kintu. aya ni 84,000 ubwo ngubwo buriya. njye najijwe bahise bamvugisha tondeka so na mukaso na nyoko wanyu hano. gira vuba tondeka hano. ndavuze ngo tondeka 10. se ko mwaraka. yashyire ku ruhande. reba ndari inyuma yawe mu kabuno.
kabuno kanjye habamo amafaranga. uyehesha inote se ntabwo wari uyicariye avuye hese ntabwo ari wari wagatunze Ko ntabwo avuye mu kabuno kanjye. muyasubiza aho muyakuye subiza aho yakuye muyasubiza aho avuye Ayakuye hano nawe si hasi nyakuye se muyasubiza aho avuye Hano ariko mwana kuki mugira ngo aho bosi n'abantu babikweye ariko njye ntabyo bintu byo ntabyo mvuze pe ariko tuvugisha ukuri kabisato nimwicare neza tuvugane noneho nk'abantu wowe iyo no turi gukandagira uzi ko bihanwa n'itegeko kandagira amafaranga ngira ngo yanjye reba no n'inyuma hariya hose narebye ushobora kugira gutya nasanga hari ifaranga ryayobeyeyo haribona nani yasubiza aho wayakuye muri uwo mufuka turatse imikino mwana ubona bose ari mu mikino ntayasigayemo kakanu nzakakubita umwe nasaki ubona ko nahita we ntabwo kandi zumuka ubona aho wanshobora wagira we jya umenya ko ushaje nawe ukica ndavuze ngo hone mukora wari ugiye kunkubita umwe nasaki undi Ako uzi ko njya gusheka aho ndebera boss ubu ntazafata ikintu nka kidiha rero bakavuga ngo ngenisha umuntu uyu musaza ni muzamumbabaze jewe kamubumba ntabwo wampaye guhagwa rw'umwikamere none se rura rwo ntabwo nagushimiye se none se wumvise rubiye si we wakaranze iriya nkoko rwagusindishije se mwana inkoko twari twagera saa tatu singiye mu cyumba saa 12:12:15 avuga nti reka ngire ikintu nkora ariko mana uzi kugira gutyo uvuga uti mfite nimaze iminsi nkora nari naniwe nkubisakagwa unkubitiye iriya nkoko nkavuga nti nakarabye turangije gukaraba wagera hariya mani uvuga uti reka ndebe aho bakura ibumba mbumba amatafari mbumba amategura mani uhindura icyumba se uye ubu nazajya ako se gukuza wumvise icyo ubwo wagiye uziba ko kurongora byakunaniye nuko aratabuza ko gutanga inama ntabishobora wagira gutya uvuze uti ncana itara tubikore biro romantike akarizima ntabwo yarizimije mana yarizimya bwo se ubundi mani ngize gutya urumva muri abantu b'abagabo namwe byababaho kandi mwese mwarabyaye ntacyo nabahisha urumva ngize gutya mana aha naho winjirira muri noza muri korodoro nsanga hariho bya bintuza n'idarapo bicana umuriro gutya wapi ubwo ni ukubera umubyibuho ubwo haba habaye umukara kubera kubyibuha mukara reba bya bintu ntabwo urabona bya bintu amaduda afite iyo yambaye agakoropu topu ubona akantu bene tatuwaje tatuwaje niba n'amatatuwaje k'ikinyugunyugu ni amatatuwaje hano ujya ubona byanditseho ibintu by'amatariki ntabwo mujya mubibona hari amatatuwaje ari n'akageze hano kameze nk'umukobwa mani noneho we afite mani ikintu gicanye umuriro bya bindi bimeze nk'ibishitani bya darago ntabwo mubizi idarago kimwe kiranga hafi ya televiziyo neza kuri korodoro ugiye kwinjira mu cyumba cyanyu cyihariye amashusho ntabwo n'abanyera noneho ku rundi ruhande reba hano ubwo bagiye kuba uri bwafi na madamu samake hari madamu samake ashushanyijeho umuntu umeze nk'umuntu hasi Hasi afite ameze nyine ishusho y'isamake samake. kuri iyi ntuzi noneho ibyo ntacyo bitwaye mani reba noneho rya shyamba ryo kure ekwateri hariya hafi ya berimuda gutya bene hano hariho ikiganza noneho cyanditsemo ngo welikamu diya welikamu diya mani welikamu diya bishaka kuvuga iki bishatse kuvuga ngo uryoherwe ryoherwe na madamu samake none se ubwo resitora yafunguye igiye gicuruza ku mugaragaro cyangwa se niho bireba gusa urumva ngenda kubwe ni nari ngiye kwinjira mu cyumba cyabugenewe nyine ngeze muri korodoro ndebye korodoro y'epfo nsanga hariho icyo cya darago ndebye korodoro ya ruguru nsanga hariho icyo ndebye iyindi nsanga hariho ikiganza kiri kurembuza gutya ngo welikamu niba handitseho welikamu diya bishatse kuvuga ngo ni ukuvuga ngo
farumasi icuruza imiti igiye kujya ihora ikinguye kandi buri wese agomba kujya yinjira apfa kuba urwaye nuko bimeze. ese ndavuze se uzi ko buriya na Ubu- madudu namubonye we barafite n'undi rwambukanyije umwatata wose amuyimana barabeshya wagiye kuri umwatata wamubonye kakagabo kagenda basigaye bambaye ubusa se baracyatinya ku buryo ubona umwatata yambara ubusa sa uburyo ubona umwatata no muri pisine ko baba bambaye imyenda igera icyo tuzi twese ni ikinyugunyugu umwatata ukuye pisine ni kariso ubona bagaharaka ariko hatugisha bakunda guta kubyemera hatugira urabizi kakagize ko kurunguruka kwa nundi katashize cyane nagahambirwa njye nituvuge ku kibazo cyanjye wijya kureba undi mwana njye nzi ko afite ikinyugunyugu hano kandi kumva ari kumubeshya akagira n'akandi kantu hano n'akandi hano ariko none njye ikintangaje ni ugusanga umugore njye nakanguriye no kwipfumuza amatwi ncunge mama sava namukanguriye kwipfumuza amatwi ngo njye mugurira amaherena agira arangije ajya gushyiraho tatuwaje hano hari darago kuri beremo hano hari madamu Samara ariko se ku buryo hano hari ikiganza cyawe uri kama welikamu gutya iri kurembuza umuntu si ubwo sahane wayiriraho cyangwa muri kirere ese yabishyizeho nta kintu yakubajije amaze iki se wumva none se wewe wari ugiye nyine urufashe ikiyiko ugiye gutangiye ugiye kurya sibyo ndi kukubwira nisa n'iki cyatumye tujya hariya babwira ni mukinge kare namwe muryame dore uruhuke ikibazo ngize biriya bintu ko nta muntu ubyishyiriraho ko hari abantu babifitemo ubuhanga muvuza madudu ni ko n'ubise ari kubiganiraho n'ubise ari kubiganiraho babuja n'ubise ari kubiganiraho n'amatutu amubaza ngo nangahe babishyiraho gute sibyo numva yabishegeye ariko ako kahano yagashegeye yabiganiriye na madudu ese madudu akaba ari wowe bimushyizemo madudu usazi kubishyiraho ko wabishyiraho heza wabishyirishaho ugiye kubishyirishaho yabishyirishije naho ngaho se biri hari aho muzi babishyiraho babishyira ariko nanjye hari abantu batayishyiraho urumva naho yagiye yamurangiraga ndahazi ni hari abatari umugabo wabishyize ntabwo se muri ibyo bibora by'igika rwa kigingi u Rwanda rw'urureba umurari bose iza nimera ari mu bintu byanjye kabisa niba ari ikigingi uriya w'imisatsi ikaraze none se none reka nakubwira ukuntu bya bintu babishyiraho ngiye reka ngwereke njye nagiyeyo merekeje umujama twabana njye nagiye nubwo njye ntabishyiraho ariko nagiyeyo uruzi ko buri umuntu ashyizeho kiriya kintu burangwa atatanga n'amaraso se burangwa yaranduye amaraso aba yanduye noneho nka buriya mabuja kubera ko aruka buriya bashyizeho kushemo 8 kubishyiraho se bitwara igihe yego ko ni ukuvuga ngo iyo uri umuntu inzobe wenda uri umuntu w'inzobe ari imwe ariko simvuze icyo cyadarago simvuze ikiganza imwe byibuze bibera amasahane nimba ari igikara rero fata ukuntu batera inzu bagatera igishahuro bakagira gute bo bayisubiramo ushobora no kujya inshuro ebyiri tubwize njye mbabara umbwire bagikwikiraho inyuma y'umwenda cyazafata goya avanamo imyenda reba nkuko bandika kugira hirya ibyapa bareke bakundi bakabisiga barabizana bagahomeka reka da butipe akagutera tatuwaje aragufata yuri umugore yamara kugufata sangahere akagutatamura yamara kugutatamura abafite itoroshe urumva amurikisha ubundi akagenda amurikayo ariko abarimo nka gutya ntabwo gutya urumva ntiyafata harya wavuze ngo kimwe cyane ubundi abameze nka gutya ubundi dore bose gira gutatamura ubundi ni nka gutya nyine abari kwandika ariko afite itoroshe amurikisha mu kubera ko batabona none nko kuri amabuja ari igikara rero ashobora kuba yagiye mu munsi wa mbere wakabira agasubirayo kubera ko ari nyinshi ibona ikigingi bari kumureba mu nganzo mani arebamo gusa se hari anakubita kugira ngo imiti yinjire akagira gutya gukubita kugira ngo imiti yinjire nagura no bakundi bagiye gutera urushinge kugira ngo imitsi igaragare gutya baranakubitaho mani noneho kandi iriya ntumbi tutasangira n'inzoga niba ariyo yatorosheje yo kabisa noneho siko ibyo byoroshye kuyo ni ukuvuga ngo ashobora kuba atari nawe wenyine kubera ko mabuja ari munini kubera iranaryana burya iranaryana hari igihe iyo atamufasha akaguru ngo agahambire gutya n'akandi agahambira kugira ngo abone uko yinjiramo imbere kubera ko amatako ari manini
ashaka undi musore umufata akamutanyarira nuko bashyiraho tatuwaje. tuvugisha ukuri kabisa ikibazo cyanjye ntabwo cyumvise. iramanuka ikagera gutya inyuma. Oya iraha gutya. Nimba igeraho rero nimba izikamugira gutya ubwo bahereye hano inyuma baranamucurika. ubwo ni ukuvuga ngo kigigereza gutya akanamuhenesha agahera n'inyuma nyine akayishushanya ikavana ikamanuka. Kigingi umuntu ngewe twasezeranye imyaka ibaye 16 17 tubana kabisa ajya kwishirisha ibyo bintu Kigingi akamurebamo kwere nitoroshye. ariko se wabibonye neza cyangwa wenda ni nk'utuntu nka twa tuntu tuba ku mashikarete bana akusenda kubwenga imodoka maze hari wagiye gushyirishaho nuze gushyirishaho tatuwaje nk'uko muri ubwo buryo naye ngo yari umudamu nk'uko nyine yashotswe na bagenzi be ngo agiye umunyereri bawukatiyemo da agendeyemo. bose urankanze mwese tuvugisha ukuri mwabasaza kandi muri bagenzi banjye tuvugisha ukuri pe. ubwo ndi kureba didansiyene wanjye didansiyene wawe ibyo bintu babyemera bakabiteraho ku kibere bavuna mweto akakireba akakikoraho ngo amasanga sinaguteye story se ngo amasanga sinaguteye story se wundi uvuga ngo sinjye ashaka wundi wegeze kuza nyine twari tugiye kuganira gasanga afiteho tatuwaje ya pistol irimo isohoka amasasu ndavuga ni mumba barada singiye kuraswa magaze. ubwo n'ibyo bintu nibura ko amatwi navugaga nta matwi nta kibazo sibyo. ubu akwiye kugenda akipfumura izuru rimwe akipfumura n'irindi tutabiganiriyeho akipfumura ahangaho kugupfumura hanajye cyangwa atabimbwiye ariko mbwira ukuntu hato none uwo muntu twasezeranye none yakwipfumuza umukunda atambwiye nabyo birasanzwe kuko nuko zamura bagapfumura. yewe papa mbwira ko didasiye nubwo yakwishyiraho koko umubiri we ntabwo aba ufite uburenganzira arabizi rwose hatonye mama sava ariko boss mama sava kamwihorera ko bitasiba amase babyarangiye kuba biriho nta kibazo mama sava biriho nta kibazo ahubwo uburyo byashyizweho umubyeyi w'urugo ni ngombwa aragenda musigara epoete nje nta n'umugore nzongera kuza. mama sava ndumva nta uriye kibazo kubishyira nta kibazo ahubwo uburyo hagarara aho ngaho. mabuja namaje kubitunganya mu kanya twari tugiye kugira icyo cyo kurya. ndashaka kukubaza mama sava ndeba mu maso. mama sava turahangaha nk'umugabo n'umugore nk'abaryi b'imbuto kandi umuhindo ugeze sibyo. tubwizanye ukuri ntitugire ikintu na kimwe dupfa. ntabwo ari ibibazo 2 cyangwa 3 ni 2 sindenza 3. mama sava ibyo bintu nabonye biri hariya kuri koridoro aho umuntu aterera ikiganza ikirenge kimwe ikindi kirenge agakabakaba avuga ati reka mfungure ninjiremo. ni umuntu bita Kigingi uri ureba imirari wabiguteye bisatsi bizinze w'imisatsi izinze yego cyangwa oya. nonese ko ari ubitera niwe muteza akaritse. mama sava ndagusabye kuko gupfumura amatwi ushyiraho amaherena nyakugurira urabyanga kabisa. mama sava ni irange bashushanyijeho urataha cyangwa ni ibintu bashyirishijeho imashini. akamashini cyangwa muri kuturindagiza ariko natwereke niba atari ibanga zarakize naruja nose uba wumva ntacyo bitwaye. ashaka kureba neza ndakubaza njye naragukoye ndavuga ni reka ngushake tubane siko ibintu bimeze. amasava wumvaga nta kintu bitwaye kugenda ukabishyiraho ntacyo umbwiye. ko nabikoze kugira ngo ngushimishe. washimishe iki kutanshimishije ku matwi? nonese ntabwo okay niba wumva ntacyo bitwaye beyura wereke aba bantu. ni kinini cyane ku buryo hanabibeyura mu rusengero di bakavuga bati yo dore umuntu uhimbaza Imana koko. ese nta nubwo narebye ubwo ntabwo bakase imikubuzo nyine tukaba tugiye tukujya dukubuza ibipfuye ibitsinzi. wowe warebye ni amatorosha no kujya gutorosha wabonye ni kinini cyane ikize aragifite kinini cyane boss
ko wabibonye ni binini cyane. bitaba binini se byagiye kuri aka njye nakubwiye ni hano hose madamu sama cyane arahakwiriye, daragwani arahakwiriye. Hano hari ikiganza cyanditseho ngo iki, babwira handitseho ngo iki. ndetse ngo welikamuti welikamuti diya wavugaga ninde? Nta zina ryanjye uzi. none iki niba bagiterera amasaha n'iki bakagiterera ne, iki bakagiterera ne, umukara agasubirayo. Itoroshi bayitunzemo amasanga yo mu masaba. zarakize nabaze ikikurya Amasaba ubwo kuramo umwenda w'imbere, ndakeka nawe wagiye wambaye kugira ngo bitakuvuna. Uze dufate inzira tujye kwa Kigingi, yongera arebeho abikureho turi. ntabwo bivaho bose. Ntabwo bigira sinakubwiye ko bitavaho se. ngo ntabwo bigira bitera. reka da maze uko azagenda abyibana nacyo nayo kigenda kibyibuha. Icyo gitatuwaje uko abyubakira uko abyubakira niba uzi ko bitavaho, ndashaka ngo umbwire uburyo ki ngiye kujya mpopera daragoni. oya ucamo hagati y'umuriro nyine na madamu n'amazi. madamu sama hagati y'umuriro n'amazi. izina ry'Imana kabisa ndivugana na bagenzi bawe umuriro kugira kujya popera daragoni. yewe ndabona umuti w'ikibazo kuzajya wambara oya no kwambara ikabutura imufashe za zindi bita kora no kugira ngo boss atahabona agashakamo irembo. uri ikigoryi kato uri ikigoryi pe.